mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka mbasuhuze nshuti bakunzi muteze amatwi kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza Imana yongeye kuduha, umwanya tugiye kuba tuganiramwo ijambo ry'Imana. Reka rero natwe dushimire Imana kubw'uyu mwanya kandi dutangire dusenga twiyambaza Imana, hanyuma dukomeze no mu ijambo ryayo. Ariko aho uri hose, niba uri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abari hano mu gihugu hagati cyangwa se abari no ku yindi migabane hirya no hino, ariko mukaba mufite uburyo muri kudukurikira, tubahaye ikaze kandi tubifurije umugisha uturuka ku Mana. Reka rero dusenga Imana hanyuma dutangire n'ikiganiro cyacu. Mana, reka tugushimire neza yawe, tugushimire urukundo rwawe, tugushimire uyu mwanya mwiza wongeye kuduha, ukaba utwemereye kuba duhumeka, ariko by'umwihariko ukaba utwemereye ngo tube tugiye kumva ndetse no kuvuga ijambo ryawe. Rero kano kanya turakwinginze ngo uyu mwanya we kutubera uw'imfabusa, ahubwo tubere uwo kutwubaka, utubere umwanya wo kwiga byinshi bituruka mu ijambo ryawe, byo kugirira ubugingo bwacu akamaro, kugira ngo twubakike mu mpande zose, haba tukiri muri uyu mubiri, ndetse turusheho no kumenya neza imigisha yose udufitiye muri Kristo Yesu. Bana natwe rero, ucishe bugufi imitima yacu, twumve kandi twumvire, buri muntu wese aho ari, ndetse nanjye uri hano, twese utugirire neza, maze uyu mwanya utubere uw'umugisha, utubere uwo kunguka. Urakoze kuri mwiza, kandi ko witeguye gukora byinshi birenze ibyo tugusabye, mbyambaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka rero nongere mbahe ikaze, kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza. Gusa ubwo twari kumwe ubushize, twari turi kuvuga ku gitabo cy'Itangiriro, ndetse twavuze ku mwinjiro wacyo, tuza no kwinjira neza mu gice cya mbere, tuganira ku kuntu Imana yaremye byose. Twabonye ko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi, Imana niyo yaremye ibiri mu isi byose, Imana niyo yaremye ibiri mu kirere byose, byaba ibyo tubasha kubona n'ibyo tutabona, ibyo byose Imana niyo yabiremye. Ndetse Imana niyo yatandukanije amazi n'ubutaka, Imana niyo yashyize udusozi n'imisozi aho biri, Imana niyo yashyizeho imbibi z'amazi, Imana ibyo byose niyo yabishyizeho, ndetse ishyiraho n'ibiri mu mazi byose n'ibiri ku butaka byose. Imana niyo yaremye buri kintu cyose tuzi, ndetse n'icyo twaba tutarashobora kumenya kipfa kuba kiriho, icyo ngicyo ni Imana yakiremye. Ndetse ijambo rikomeye cyane ryagiye rigaruka kenshi, Imana buri kintu cyose yaremye yagiye ibona ko ari cyiza. Twari twashoboye rero kureba ku minsi 5 Imana n'ibyo yagiye irema muri iyo minsi 5, ndetse twari tugeze aho tugiye gutangirira ubu ngubu, ariho ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu, tugarutse mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya mbere, ku munsi wa gatandatu tubona yuko Imana yaremye umuntu. Imana yaremye umuntu. Ndasubiramo rino jambo kuko ndagira ngo uryumve kandi uriha agaciro. Imana yaremye umuntu. Tugiye kureba ukuremwa k'umuntu cyangwa se inkomoko y'umuntu. Impamvu ndi gutsindagira rino jambo nuko nzi neza yuko hari abantu benshi kuri iyi si, ndetse bakabaye ari abanyabwenge, ariko kandi ikibazo bakaba batazi inkomoko y'umuntu.
babivuga kwinshi, ntabwo ngiye kubivugaho nonaha, ariko ndagira ngo ubutekereza kandi unamenye neza ko Imana niyo yaremye umuntu. Itangiriro igice cya mbere, reka duhere kuri uyu murongo wa 26, turasoma n'uwa 27. Imana niyo yaremye umuntu. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo ntangire nkwibariza kino kibazo: mbese ninde waremye ijuru n'isi? Imana siyo yabiremye? Ninde se waremye inyamaswa zose, zaba iziri ku isi, zaba iziri mu mazi, zaba n'ibiguruka mu kirere? Imana siyo yabiremye? Ninde waremye isi? Ndavuga ibibaya, udusozi, imisozi, ndavuga ubutaka, ndavuga ibiti n'ibindi byose tubona kuri iyi si. Mbese Imana siyo yabiremye? Imana niyo yabiremye, kandi Imana ibona ko ari byiza. Kandi niba twizera ko Imana ibyo byose ariyo yabiremye, twari dukwiye no kwizera iri jambo. Iri jambo dusomye hano muri uyu murongo wa 26 n'uwa 27 w'iki gice cy'itangiriro cya mbere. Ubu ni ubuhamya dufite buva ku Mana. Imana ubwayo ivuga ngo tureme umuntu. Hano nk'uko nabibabwiye, tugomba neza gusobanukirwa itangiriro. Muri aya magambo ntabwo ngira ngo tubivugeho cyane, ariko ahangaha harimo icyo twita doctrine cyangwa se inyigisho ya Bibiliya. Tuzayigaho mu buryo bwimbitse, ariko hano Imana iravuga iti tureme umuntu. Ahangaha tubona ubutatu. Ntabwo turi bubivugeho, ariko Imana iri mu butatu. Imana ni imwe, ariko ikaba iri mu bapersoni batatu: Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Ntabwo ari Imana eshatu, ahubwo ni Imana imwe itwigaragariza mu buryo butatu. Imana rero irema umuntu, irema umugabo n'umugore. Kandi Imana nk'uko tubibonye, Bibiliya yatubwiye ngo Imana yabaremye mu ishusho yayo. Imana yabaremye mu ishusho yayo. Imana yaremye umugabo n'umugore ngo base nayo. Ndimo ndavuga kino kintu ngitsindagira kugira ngo umenye neza kino kintu cya mbere ngiye kukubwira. Icya mbere, menya ko umuntu yaremwe, ahubwo atagiye ahindahindagurika nk'uko abahanga b'iyi si babivuga. Uzumva abantu benshi bavuga ngo umuntu kera buriya yari inguge, kera yari inkende, kera yari iki n'iki, noneho ngo imyaka miliyoni 100 agenda ahinduka aza kuba iki, imyaka miliyoni 150 agenda ahinduka aza kuba iki ngiki. Ndagira ngo umenye yuko ibyo byose ari intekerezo za muntu, kandi ibyo bikaba bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yaremye umuntu, kandi umuntu yararemwe. Ntabwo umuntu ari ikinyamaswa kigenda gihindagurika. Urambaza uti mbese kubera iki icyo kintu uri kukivuga ugisubiramo, uri kukivuga ugitsindagira? Nuko muri iyi minsi ya none hariho abantu benshi cyane babuze epfo na ruguru, bibaza ngo ese umuntu akomoka he? Batekereza ko akomoka ku nguge, batekereza ko akomoka kuri izi nyamaswa, bagashakisha hirya no hino ngo barebe aho umuntu yaba aturuka. Nyamara ibyo byose ni ukwirengagiza uwaturemye, kandi uwo ni Imana. Imana niyo yaturemye, Imana niyo twese dukomokaho, umugabo n'umugore. Bibiliya irambwiye ngo Imana niko yabaremye, mu ishusho yayo niko yabaremye. Yesu ubwe yarabihamije
Matayo igice cya 19 umurongo waho wa 4, ndagira ngo urekere urutoki rwawe mu itangiriro igice cya mbere, hanyuma tubanze turebe hano muri Matayo igice cya 19 umurongo waho wa 4, turebe ubuhamya bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Imana, none agiye kuduhamiriza iby'ukuntu Imana ariyo yaremye umuntu. Niba kandi Imana ibivuga, iri ni ryo hame tugenderaho. Niba Imana ibivuga, nanjye nkwiriye kubyemera. Matayo 19 umurongo waho wa 4, Bibiliya irambwira ngo, nawe arabasubiza ati, ni mwari mwasoma yuko iyabaremye, reba iryo jambo, iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore. Reka nsubire mu uyu murongo this way. Yesu niwe uri kuvuga aya magambo. Bibiliya iravuga ngo, nawe arabasubiza ati, ni mwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore. Yesu ntabwo yari gukora amakosa yo kuvuga ibintu atazi. Kandi ibuka ko Yesu ari Imana. Ibuka ko yariho mbere na mbere, yahozeho iteka ry'igihe cyashize, ariho uyu munsi, kandi azahoraho kugeza iteka ryose. Niwe waremye byose. Yesu rero araduhamiriza ubwe ko Imana yaremye umugabo n'umugore, kandi yabaremye ryari? Mbere, cyangwa se mu itangiriro. Mariko igice cya 10 umurongo waho wa 6, ndagira ngo naho tuharebe. Mariko igice cya 10 umurongo waho wa 6, Bibiliya iratubwira ngo, aya magambo nayo yavuye mu kanwa ka Yesu. Bibiliya iratubwira ngo, ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Uhereye hehe? Mu itangiriro Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Imana yaremye umugabo, ni nayo Mana yaremye umugore. Kandi noneho ikindi gihamya nuko urebye ku nyamaswa, yaba ari nini kurusha izindi cyangwa se ari nkuru kurusha izindi, ukanitegereza umuntu, reka mvuge ngo wo hasi. Nimvuga wo hasi, uvuge wa wundi, sinzi uko nabisobanura. Mbese umuntu nkanjye n'urugero, nta hantu uri busange duhuriye. Reka nkumara amatsiko disi we, ntabwo jyewe uri kuvuga ndi inguge habe na gatoya. Nta nubwo nkomoka ku nyamaswa iyo ariyo yose. Nawe unteze amatwi ukaba ushobora kumva ijambo ry'Imana. Reka nkubwire yuko udakomoka ku nguge, ntabwo ukomoka ku muntu nako ku nyamaswa iyo ariyo yose. Garuka ku kuri ko mu itangiriro, menya neza ko Imana ariyo yakuremye. Imana niyo yaremye umugabo n'umugore. Ndagira ngo kandi nkubwire yuko yaba siyanse, bwaba ubushakashatsi, ntago burigera na gatoya buhuza ibyo bintu ngo bwerekane ukuntu umuntu yaba aremye muri ubu buryo, akaba afite ubwenge, ariko atari ubwenge gusa, ahubwo akaba ashobora no kumenya Imana, akiga iby'Imana. Ariko nta nyamaswa n'imwe ndahurira nayo mu rusengero ngo imbwire ngo Yesu ashimwe. None se ni gute wambwira ngo umuntu akomoka ku nyamaswa? Ntabwo ari byo. Kandi nabo ba scientifique, nabo banyabwenge bose, nabo banyabushakashatsi bose, ntabwo barashobora gufata iki kintu ngo bagihuze. Umuntu n'inyamaswa baratandukanye. Nta huriro namba dufite. Ntabwo umuntu akomoka ku nyamaswa. Imana niyo yaremye umuntu, kandi Imana irabivuga, natwe dukwiriye kubyizera kuko Imana ariyo ibitubwira. None se Imana yaremye umuntu gute? Iki ni icya kabiri dukwiye kwibaza. Imana yaremye umuntu gute? Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ndagira ngo tugaruke mu itangiriro igice cya mbere umurongo waho wa 26. Biratubwira ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe. Mu yandi magambo, Imana y'ubwayo niyo yivugiye aya magambo, ivuga yuko igiye kurema umuntu. Ariko aho ndavuga mu butatu. Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Imana yaremye umuntu mu ishusho
yayo. Iki kintu ndagira ngo ucyumve neza. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ntabwo Imana yaremye umuntu mu ishusho y'inguge, ntabwo Imana yaremye umuntu mu ishusho y'inyamaswa iyo ari yo yose. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana niyo ibivuga, nanjye Sadoki nkwiriye kubyizera, kandi Sadoki nkwiriye kubihamya, nkwiriye no kubyigisha, kuko Imana nibyo yashimye gukora kandi irabikora, kandi uko yabikoze ni uku nguku iri kutubwira. Yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ndinde ukwiriye kubihindura? Ko Imana ubwayo ariyo yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi ko Imana ubwayo ariyo ibitubwira. Hano mu ishusho yayo, iyi shusho y'Imana tuyisanga mu kuntu umuntu aremwe. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Nk'uko Imana igizwe n'ubutatu, cyangwa se igizwe n'abapersoni batatu, Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera, umuntu nawe agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'umwuka, agizwe n'ubugingo, akagirwa n'umubiri. Buri umuntu ntabwo ari izi nyama tureba gusa. Mumbabarire, umuntu ntabwo ari izi nyama tureba gusa, ntabwo ari izi ngingo z'umubiri tureba, ntabwo ari aya magufwa gusa. Umuntu agizwe n'ibyo bice nk'uko mbivuze uko ari bitatu. Agizwe n'umwuka, agizwe n'ubugingo, agizwe n'umubiri. Ndagira ngo turebe hano mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo waho wa 23. Abatesalonike ba mbere igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 23. Umuntu agizwe n'umwuka, ubugingo ndetse n'umubiri. Turaje tubirebe neza hano mu Batesalonike igice cya 5 mumbabarire. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo waho wa 23. Bibiliya irambwira ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu, reba noneho, n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Nushaka uce akarongo kw'ibyo bintu uko ari bitatu nkubwiye. Imana yaremyemo umuntu. Imana irema umuntu yamuremye mu ishusho yayo. Bivuze ngo nk'uko Imana igizwe n'abapersoni batatu, igizwe n'Imana Mwana, Imana Mwuka n'Imana Data, ndagira ngo umenye ko n'umuntu agizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni umwuka, icya kabiri ni ubugingo, icya gatatu ni umubiri. Umubiri se bishatse kuvuga iki? Umubiri ni cya gice cy'umuntu kimenya. Ni cya gice cy'umuntu kimenya. Hano mu Bakorino ba mbere igice cya 2 umurongo waho wa 11, ndagira ngo tuharebe rwose. Abakorino ba mbere igice cya 2 umurongo waho wa 11, Bibiliya hari ikintu itubwira. Abakorino ba mbere igice cya 2 umurongo waho wa 11, Bibiliya irambwira ngo mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? Uri kunyumva? Umwuka ni cya gice kimenya, ni cya gice kimenya, ariko kandi ubumenyi nabwo turaje tuburebe. Ni iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Umwuka rero ni cya gice kimenya, ariko by'umwihariko iki ni cya gice gihuza umuntu na bya biremwa byo mu buryo bw'umwuka. Iki ni cya gice giha umuntu ya mitekerereze ijyanye no kumenya Imana. Iki gice nicyo twita igice cy'umwuka. Buriya muri wowe ushobora kuba unavuga uti jyewe sinizera ko Imana ibaho, ariko n'ibyo kubivuga icyo ngicyo ni igihamya cy'uko iyo mitekerereze ikurimo. No kubuhakana kutizera ko Imana ibaho nacyo ni igihamya cy'uko uzi Imana kandi ushaka kuyihakana kubera yuko ufite ubwo bumenyi by'uko iriho. Nta muntu wavuga ngo we ntiyizera ko Imana ibaho abaye atazi neza ko Imana ibaho. Niba bitarigeze bikugera mu ntekerezo, bikaba atari ikintu kigeze kiba muri wowe, nta nubwo wakwirirwa ubitekereza, nta n'icyo wakwirirwa ubivugaho. Ariko kuko iki gice umuntu wese aba agifite, niyo mpamvu
abantu bamwe babyuka mu gitondo ngo jyewe ntabwo nizera ko Imana ibaho, jyewe nizera ko Imana imeze gutya na gutya, abandi agafata ikijumba akakiramya, abandi agafata ibuye akariramya, undi agafata inka imwe mu nka ze, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abandi bafata n'ibumba bakarirundarunda, bakarisena neza, bakarisiga irangi, bagasenga iryo ngiryo. Ariko ibyo byose ni ibyerekana ko Imana yaturemye ikadushyiramo iki gice cy'umwuka, kandi iki gice ni igice kidufasha kumenya, ndetse by'umwihariko kikaduha kumenya no kuduhuza n'ibiremwa byo mu buryo bw'umwuka, ndetse kikaduha imitekerereze yo gutekereza ku Mana. Igice cya kabiri twabonye kigize umuntu ni iki ngiki cy'ubugingo. Iki ni igice cy'ubugingo. Iki gice navuga ko ari cya kindi abantu bita, sendacyita ngo iki bagenzi banjye mu kinyarwanda, sinzi ingenekereje, ariko iki gice cy'ubugingo n'inyamaswa bavuga yuko zifite ubugingo kuko zifite amaraso, ariko ntabwo ari nk'uko umuntu afite ubugingo. Yewe n'ibiti bavuga ko bibaho, ibiti bibaho bigapfa, ariko ntabwo wavuga yuko ibiti bifite ubugingo nk'uko umuntu afite ubugingo. Umuntu arenze kure cyane iby'inyamaswa. Ni nayo mpamvu ukwiriye kumenya neza yuko Imana ariyo yakuremye disi we. Uko uri kose Imana niyo yakuremye, ntabwo wigeze ukomoka ku nyamaswa. Kuko hano mu bugingo, iki gice cy'ubugingo niyo ntebe y'amarangamutima y'umuntu, niyo ntebe y'ugushaka k'umuntu. Kwa kundi wumva hari ibyo ushaka, ibyo ngibyo bituruka kuri cya gice Imana yadushyizemo cyitwa ubugingo. Ndetse ahangaha niho haturuka ya marangamutima yo kumva umuntu akunze, kugira ibyo ukunze, kugira ibyo ushaka, amarangamutima. Ibi byose bifite icyicaro cyabyo muri iki gice cyitwa ubugingo. Mu byanditswe byera rero, iri jambo ntago bakunze kuba ari ryo bakoresha, ahubwo bakoresha ijambo umutima. Urumva umutima? Mu migani hari ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuko arimo iby'ubugingo byose bikomoka. Haba hari kuvuga kuri iki gice. Yewe tunagiye muri Zaburi ya 42 umurongo waho wa mbere, reka tuharebe tuhasome. Aya magambo ni meza cyane, ndayakunda cyane. Zaburi igice cya 42 umurongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, n'uwa kane, n'uwa gatanu, turasoma n'uwa gatandatu. Iyi Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Iyi kandi ni indirimbo ya bene Kora yahimbishijwe ubwenge bukomeye cyane. Bibiliya rero iravuga ngo nk'uko impara yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Aha rero Bibiliya ivuze umutima, ntabwo ibiri kuvuga ya nyama ya yindi tuzi ipompa amaraso. Oya, ntabwo ariyo disi we. Ahubwo Imana ibiri kuvuga kuri cya gice cyitwa ubugingo yaturemanye mu buryo bwayo bw'igitangaza. Bibiliya rero tubwiye ngo niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota. Imana ihoraho, nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iri hehe? Ibi ndabyibuka ngahinduka umutima ubwo najyanaga n'abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana, tugendana ijwi ry'ibyishimo n'ishimwe, turi iteraniro riziririza umunsi mukuru. Mutima wanjye, niki gitumye wiheba? Niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Hano ijambo umutima ririmo riragenda rigaruka, ariko iri jambo umutima nirigaruka wumve ko ari cya gice cyitwa ubugingo kiri kugenda kigarukwaho. Iki rero nicyo gice
ubundi umuntu nyawe nyirizina yibereyemo. Nshatse navuga ngo iyi ni nkayo moteri y'umuntu, ubugingo. Noneho tukajya ku kindi gice cyitwa umubiri. Umubiri utandukanye n'umwuka, utandukanye n'ubugingo, unatandukanye n'ibi byombi, kuko urebye uyu mubiri urapfa ugeraho ukarekeraho kubaho. Urebye muri Yohana, ndagira ngo turebeyo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 28. Ndimo ndasoma ibyanditswe bitandukanye kugira ngo nkwereke neza yuko Imana ubwayo ariyo yaremye umuntu. Ni nayo mpamvu mu ijambo ryayo iduha ibice by'umuntu cyangwa se bigize umuntu, kuko ni nayo yabishyize aho yabishyize, kandi ni nayo yabishyizemo uko bigomba gukora, niyo yabitegetse. Imana ishimwe cyane kuko ariyo yaremye umuntu, umuntu akaba atarakomotse ku nguge. Yohana igice cya 5 umurongo wa 28. Yohana 5 umurongo wa 28 birambwira ngo nimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Uyu mubiri urapfa, ariko Imana ishimwe kuko umuntu w'imbere we adapfa, ahubwo wa muntu w'imbere nk'uko nabibabwiraga, we aremwe mu ishusho y'Imana, ntabwo apfa, ahoraho iteka. Ahubwo igitandukanye naho amara ibihe bye by'iteka ryose. Ari nayo mpamvu ngira ngo utekereze kuri uyu mugoroba, mbese ni hehe uzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Hari ahantu habiri hashoboka, hari Gehinomu, hakaba no mu ijuru. Guhitamo ni ukwawe, nk'uko tuzabibona ndetse tukiri hano mu itangiriro, ni uko kubera icyaha umuntu adashobora kubana n'Imana. Kubera icyaha, niba umuntu afite icyaha, ntabwo ashobora kwegera Imana. Imana rero ubwayo kuko ari urukundo, Imana ubwayo kuko ari umutunzi w'imbabazi, Imana yaciye inzira kugira ngo ube wabasha kuzabana nayo by'iteka ryose. Nubihitamo, niwemera ukizera icyo Imana ivuga kandi yakoze ikagisohoza, ni lazima nk'uko isezerano ryayo riri, wabana nayo by'iteka ryose. Ariko kandi niwanga kwizera, ndagira ngo nkumenere ibanga, nshuti yanjye, Imana niyo ibivuga, ntabwo ari uko mbikwifuriza, ntabwo ari uko mbigushakira, ahubwo ni uko ariko Imana ibivuga. Kandi niba Imana ariko ibivuga, ni nako bigomba kugenda, kuko Imana ntabwo ijya ibeshya. Imana ivuga yuko hazabaho umuriro uzatwika abanzi b'Imana. Imana yawuteganyirije Satani n'abadayimoni, ariko kandi umuntu wese utazemera guhitamo guca inzira Imana ubwayo yashyizeho igeze umuntu mu ijuru, ni lazima azakanguka ari muri Gehinomu. Abami bazabayo muri Gehinomu, abakomeye bazabayo muri Gehinomu, abantu benshi cyane b'ibirangirire bazabayo muri Gehinomu, abakene, aboroheje, abakomeye, buri muntu wese Gehinomu ntabwo itoranya. Ndagira ngo nkubwire ngo wari ukwiye guca inzira Imana ubwayo yashyizeho kugira ngo ugere mu bwami bw'ijuru, kuko nutayica ni lazima uzarangiriza ubuzima bwawe bw'iteka ryose muri Gehinomu. Kandi ntabwo ari ahantu ho kunezererwa, ntabwo ari ahantu h'amahoro, ntabwo ari ahantu ho kwishimira, kuko ni ahantu h'umubabaro. Bibiliya irambwira ngo ni inyanja yaka umuriro n'amazuku. Yesu arimo ahashushanya avuga ubukana bwaho, yavuze ko umuriro waho utazima, kandi avuga yuko urunyo rwaho rutabora. Mu yandi magambo, abantu bazajyaho bazaba mu muriro w'iteka n'iteka, bazapfa urupfu rw'iteka n'iteka. Kandi Yesu yavuze inshuro nyinshi ko ahangaha ari ahantu h'umwijima, utagira ngo uzaba ureba mugenzi wawe, utagira ngo uzaba ufite umuntu muvugana, oya, uzaba uri mu gahinda, uzaba uri mu mubabaro, uzaba uri mu gushinyika amenyo ubabara by'iteka
n'iteka, ari nta muntu ureba, ari nta kintu ureba, uri mu mwijima w'icuraburindi. Inshuti yanjye, ndakwifuriza ko utakwigera wirengagiza agakiza gakomeye gatyo kagukura muri gehinomu kakakwinjiza mu bugingo buhoraho, kuko Imana yarakagusezeranije, kandi icyo ukwiye gukora gusa ni ukwakira ako gakiza. Bibiliya iratubwira hano mu Bakorino ba mbere igice cyaho cya 15 umurongo waho 15 umurongo waho wa 47. Ndagira ngo mpasome, kuko aya magambo nayo aratwereka neza ibijyanye n'uyu mubiri n'ibizawubaho. Ariko kandi umuntu ntabwo azigera arangira, azakomeza. Abakorino ba mbere 15 umurongo wa 47, Bibiliya irambwira ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari, niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Mana yacu ishimwe cyane, kuko uyu mubiri twambaye ukomoka mu butaka. Mu kanya gato turaje tubirebe. Imana yabumbabumbye Adamu mu butaka. Ntabwo, haleluya, ntabwo Imana yavuze ngo nabeho nk'uko yavuze ngo inyamaswa zose ziri ku isi zibeho, n'inguge zirimo disi we. Imana yaravuze ngo nizibeho, zibaho. Ariko Imana igiye kurema umuntu yarabanje iritonda, irangije irambura ibiganza byayo byera, ibumbabumba umuntu mu mukungugu wo hasi, iramubumbabumba, imubumba mu buhanga bwayo. Imana yacu ishimwe cyane. Dawidi yavuze ijambo njya nibuka riri hano muri Zaburi y'139, avuga ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo reka nyirebe iyi Zaburi y'139 umurongo waho wa 14. Yavuze amagambo akomeye cyane, ariko ni amagambo yuzuye ishimwe nawe wari ukwiriye gutekerezaho, kuko Dawidi yaravuze ngo 14, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Donc ijambo Dawidi yavuze, yaravuze ngo naremwe mu buryo butangaje buteye ubwoba. Ntabwo ndi umuhanga cyane mu bumenyi bw'umuntu, ariko iyo witegereje neza, ugiriwe amahirwe yo kureba muri ibi byuma by'abazungu, ukareba neza imitsi itwara amaraso, imitsi igendamwo oxygene, imitsi igendamwo bwa bugingo twavugaga, ukareba neza iyo mitsi ukuntu yubatse kuva ku bwonko ukageza mu ruhu, ukageza no mu musatsi, ukareba ukuntu Imana yagiye ishyira buri kintu cyose mu mwanya wacyo. Mana yacu ishimwe cyane, kuko Imana yacu ubwenge bwayo burenze nuko twabivuga. Dawidi we yabuze ukundi kuntu yabivuga, haravuga ngo Imana yamuremye mu buryo buteye ubwoba butangaje, kandi uko niko biri, niko Imana yaturemye. Ntabwo ari ukugira ngo mbaratire ko Imana yampaye umwana, ahubwo ni ukugira ngo nyishimire ko yamumpaye. Kandi ntabwo yampaye umwe, yampaye babiri. Ndizera ko izampa n'abandi, kandi niba we yampaye ari bo yashimye nabo, Imana ishimwe cyane. Ariko uyu munsi nari ndimo gutekereza, ndimo kwibaza ku Mana, ndimo gushima Imana bitewe n'ukuntu narebaga uwo mwana, kuko nibuka ejo bundi rwose Imana imuduha ari agahinja gatoya cyane, umuntu avuga ngo ntagakubita hasi, ugaterura wigengesereye. None karakuze, none akana gatangiye kuba kafata imyanzuro, kagashaka kujyana na papa, kagashaka kugira ibyo gakora, ndetse nagiye kubona mbona gahisemo ikintu gashaka. Twagiye mu isoko gahitamo ikintu gashaka, bivuze ngo kari kugenda gakura, kari kugenda kegera hejuru. Ariko kandi iyo nkitegereje, nibaza neza ukuntu Imana itangaje, ukuntu irema umuntu mu busabusa, mutuzi tungana urwara. Imana ikaremamo umuntu, ikaremamo wowe, ikaremamo njyewe. Wowe uteze amatwi nanjye uri kuvuga, Imana yaturemye mu busabusa, Imana iduhindura abo yaduhinduye bo. Imana ni igitangaza. Ariko kandi ndagira ngo umenye yuko iyi shusho twambaye,
uyu mubiri twambaye nubwo waremwe mu buryo bw'igitangaza, Mana yacu ishimwe cyane, uyu mubiri waje kubonekamo icyago cyitwa icyaha. Uyu mubiri kandi ndagira ngo nkubwire ko uyu mubiri tuzawiyambura disi we, uyu mubiri tuzawiyambura, maze Imana itwambika umubiri wa wundi waturutse mu ijuru, wadupfiriye ku musaraba, agapfa agahambwa, nyuma y'iminsi 3 n'amajoro 3 akazuka yambaye umubiri w'ubwiza. Mana yacu ishimwe cyane, kuko uwo mubiri yari yambaye, yazutse yambaye, ni umubiri utameze nk'iyi ngiyi, ni umubiri utari uw'intege nkeya, ni umubiri utarangwa mu icyaha, ni umubiri utunganye, ni umubiri udafite imipaka. Mu yandi magambo, ntabwo ari umubiri ufatwa n'ibikuta, ntabwo ari umubiri ufatwa na za bombe, ntabwo ari umubiri ushobora gutemwa n'imihoro, ntabwo ari umubiri usanzwe, ni umubiri w'ubwiza. Uwo ngo niwo tuzambara. Ku murongo wa 50, nuko bene data, icyo mvuga ni iki? Yuko abafite umubiri n'amaraso bisa, abafite umubiri n'amaraso bisa, batazabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Mu yandi magambo, uyu mubiri n'aya maraso dufite y'umubiri ntabwo bizaragwa ubwami bw'Imana disi we, ntabwo ari byo tuzajyana mu ijuru. Ahubwo reba icyo birivuga ku murongo wa 51, ngo dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Nushaka uze gukomeza usome ngo uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ngo uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Imana ishimwe cyane yuko urupfu ruzapfa. Imana ishimwe cyane yuko urupfu ruzagira iherezo, rukaba rutakidufiteho ububasha, ubwo tuzaba twamaze kwambikwa uyu mubiri wundi. Rero nshuti yanjye, uyu mubiri uzapfa, uyu mubiri uzabora, ariko Imana hari uwundi mubiri itwiteguriye, umubiri w'ubwiza utazabora, utazahinduka umuntu uwambaye nk'uko iyi ngiyi duhinduka. Mana yacu ishimwe cyane. Iki rero nicyo gice cya gatatu. Igice cya mbere twabonye ni umwuka, igice cya kabiri twabonye kigize umuntu ni ubugingo, igice cya gatatu ni umubiri. Kandi noneho uyu mubiri nicyo cyicaro cy'ibyiyumvo uko tubizi twese. Ibyiyumvo uko tubizi twese, ari amatwi arumva, ari uruhu iyo urukozeho wumva ikigukozeho, ari umunwa wumva uburyohe cyangwa ububihe. Mbese ibi byose ibi byiyumvo icyicaro cyabyo ni umubiri. Kandi umubiri noneho, umubiri niwo uhuza bya bice bindi uko ari bibiri n'iyi si ya none. Urumva, niyo ibihuza. Kandi kamere yacu dukomora kuri Adamu, kamere yacu y'umubiri nayo ikomoka ahanga, nako ikoresha ibi bice byose biri ku mubiri kugira ngo ibashe gukora ibyo ikora. Imana yacu rero ishimwe kuko izadukiza uyu mubiri dutuyemo, uyu mubiri dukoreramo ibyaha, uyu mubiri mubi cyane wanduye. Imana ishimwe ko uyu mubiri hari umunsi tuzawamburwa. Ndagira ngo wibaze kuri uyu mugoroba nshuti yanjye, mbese waba watekerezaga yuko ukomoka ku nguge? Ndagira ngo ngukurire inzira ku murima. Imana niyo yakuremye, kandi Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi. Icyama tukamenya neza abo turi bo ni isano dufitanye n'umuremyi wacu, kuko ibyo ngibyo byatuma dutekereza Imana mu bundi buryo, byatuma tugira uko twitwara ku Mana mu bundi buryo. Ariko abantu benshi cyane bafite imyizerere ipfuye. Bamwe batekereza ko babayeho kubera ababyeyi babo gusa, batekereza ko babayeho kubera yuko ahari bakomeye. Ntabwo batekereza ko Imana ariyo
yabaremye. Kuri uyu mugoroba ndagira ngo nkwibutse ko Imana ubwayo ariyo yakuremye kandi ikakurema mu buryo butangaje, ikakurema mu buryo buteye ubwoba. Wari ukwiye kuyihimbaza, wari ukwiye kubiyishimira, wari ukwiye guhindura imyitwarire yawe, kuko utari uwawe ngo wigenge, ahubwo ukamenya ko Imana ariyo yakuremye kandi ariyo ifite ubugingo bwawe mu kiganza cyayo. Icyampa tukamenya umuremyi waturemye kandi ariyo nawe waremye isi n'ijuru n'ibiriho byose. Kuri uyu mugoroba ndakwifuriza ngo ufate akanya gatoya, yaba iminota 5, yaba iminota 10, utekereze ku muremyi wawe, maze urebe uburyo ukwiriye kumushima, urebe uburyo ukwiriye kumwitwaraho, urebe uko wari ukwiye kubaho ubuzima bwawe. Ntabwo wari ukwiye kubaho nk'aho wiremye, ahubwo wari ukwiye kubaho nk'aho Imana ariyo yakuremye. Mana, hindura imitekerereze yacu. Mana, dushyiremwo ubumenyi butunganye buva mu ijuru bw'uko ari we waremye byose kandi ari nawe waturemye. Urakoze kuri mwiza kandi ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire